nk'uko mubimenyereye nitwa Bazongere Rosine tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ariwe mugiye kubona so mukanya muraje mukurikire katunye matangazo gato nuko Rosine a presenter nuko presenter uyu munsi rero turi kumwe n'umukinnyikazi wa filime mu Rwanda umukinnyi ukomeye yagiye agaragara muri filime zitandukanye nk'uko muri buze kugenda mu byumva turi kumwe na Rosine amakuru ni meza ute meze neza cyane Rosine ubundi watangiye gukina filime ryari Tangiye gukina filime na 2016 mu kwezi kwa gatanu nibwo nakinye filime ya mbere y'abantu bakubonye babona nyine usa nk'umuntu kiri umwana ufite baby face ubundi ufite imyaka ingahe ejo bundi ku itariki 15 zo kwa kabiri zanuje imyaka 20 ndumva atari ibanga cyane ntabwo ari mike nk'uko bivuze irahagije irimo hagati na hagati oya niyo ngira ngo rero nk'uko mwabyumvishe turi mwana bibonye turi kumwe na Rosine ngewe ndiremera gahita nkwibutsa yuko ushobora gukora subscribe kugira ngo ube uwa mbere ugerwaho na video zacu tugenda tubagezaho mu kiganiro na Rosine komeza ugikurikire Rosine noneho reka tujye mu kazi kawe ka cinema kugeza isaha ni nk'iyihe filime wenda nize filime wagiye ukina wenda nk'abantu bamenye cyane City Made ni indi filime yitwa Impeta yanjye nizo filime abantu benshi bazi cyane ko Impeta yanjye nabaye main actress no muri City Made ngaruka mishuro nyinshi nyine ko ari uruhererekane so usanga ari z'abantu nyine bahora bibuka City Made ariko na n'ubu ngubu uracyayikinamo City Made cyane cyangwa warapfuye oya okay hari challenge abakobwa bashaka kwinjira muri uyu mwuga kenshi bagaragaza ngira ngo rero nk'uko mwabyumvishe turi mwana bibonye turi kumwe na Rosine ngewe ndiremera gahita nkwibutsa yuko ushobora gukora subscribe kugira ngo ube uwa mbere ugerwaho na video zacu tugenda tubagezaho mu kiganiro na Rosine komeza ugikurikire ariko niyo byaba wenda sinzi wenda abahura nabyo niyo byaba umuntu ari wese cyo yakora icyo cyose na gaciro udafite agaciro nta muntu waguha agaciro n'uwo ndakeka wenda nabigusabye ukabikora nta bundi bwenge ahita kubonamo kandi umuntu atakubonyemo ubwenge nta nubwo yagushyira mu gikorwa cye ngo mugikorane so kwiha agaciro ni icyambere yabinsabye nkamwangira nategereza n'ikindi gihe nkabona indi casting nkagena nkayikora kandi nkatsinda nkagena nkakora tukazahurira n'ahandi hantu so ntabwo bishobora kunsha intege ngiye nakomeza nkamuhakana ibyo muhakana nkakomeza ibyanjye mba numva mfite andi mahirwe mpora numva ko hari andi mahirwe byatari ibyanjye so n'undi wari wese waba warahuye wenda n'icyo kibazo n'ibintu bibaho mu buzima wenda ahantu henshi ariko wihagararaho ukiha agaciro umuntu nawe arabibona ko asebye cyangwa ari agaciro atakaje cyangwa nako wiyubashye wihagazeho akavuga ati kankorane n'uyu mukobwa kubera iyi mpamvu gusa ngira ngo ahangaha tunagusanze kuri set uri gushutinga iyihe filime bimeze bite turimo turashutinga Papa Sava twari turi kuri set yego turi muri shoot mo hagati ubundi ni iki cyaguteye kwinjira mu mwuga wa cinema narabikundaga kuva kera nkiri muto narabikundaga nyine umwana arakura ariko akajya yumvamo ikintu runaka ukunda so nakundaga kureba filime nakundaga filime umva nzamukinnye nza nyine kugera ku ndoto ndabikurikirana mpaka ubundi umukinnyi wa filime iyo umuntu akiri mutoya abagiye afite inzozi zitandukanye nawe ukiri umwana ushobora kuba wari ufite inzozi wenda zitandukanye no gukina filime cyangwa se ufite ibindi bintu wumva uzageraho ukiri umwana wowe nizihe nzozi wari ufite kwiga nkarangiza akora showbiz kuva na kera wakundaga showbiz cyane bikomeye so numvaga ari indoto zishoboka kandi zizabaho yes wumvaga uzaba umukinnyi wa filime cyangwa wumvaga hari ikindi kintu uzakora runaka okay umukinnyi wa filime byaransunikaga cyane kuzaba we kuko narabyumvagamo nakinaga theater ku ishuri bazo mu theater comedy riko gace na gace ko theater nibyo byabaga ari byinshi theater zitandukanye ko mu bihe bishize nyine byakundaga kuba ku bigo by'abanyeshuri nyine kugira ngo hari ibintu bashaka kwigisha nk'urubyiruko abantu n'abaturage ntago najyaga mbura mu bantu bakinaga mu theatre so nakuze niyumvagamo impano nyine paka maze gukura mbona ko uko biri kose impano yanjye ari gukina filime ndabikurikirana nkina muri filime ya mbere mbona ni sawa nkina ya kabiri ya gatatu ndakomeza okay imbarutso yo kugira ngo utangire gukina filime yabaye iyihe wenda
hari nk'igihe umuntu avuga ngo nahuye n'abashuti banjye barambwira ngo tujye gukina muri filimi n'iyi cyangwa se nitabiriye casting cyangwa se ni umudirector runaka wamamagaye, we byagenze ute kugira ngo ugaragare muri filime yawe ya mbere? Njyewe inshuti zanjye hafi ya zose zari zizi ko nkunda gukina, nshaka gukina uko biri kose, wari buzumvaho casting yabereye byari shodira ugahita mbwira. So nabaho ngaho nyine inshuti zanjye zikajya zimfasha gushaka. Nza kugira umushuti wanjye wari inshuti n'umukobwa wakinnye muri filime bitagira amata. Mpura nawe, musaba guhura nawe, turahura, nabwira nti se nakwinjira gute muri sinema, andangiza umuproducer nabonana nawe, turabonana, bamwita Paulinaire, turabonana, nsanga agiye gukora filime bita Impeta yanjye, ariyo nahise njya bakoresha casting, barankastinga, ndatsinda, baranyinisha. Bibaye imbarutse gutya. Yes. Ni ukuvuga ngo wenda reka dusubire mu wenda ku buzima bwawe bwite. Ubundi Rosine, amazina yiswe n'ababyeyi ni ayahe, yavukiye hehe, ryari, eze bite? Nitwa Bazongere Rosine, ni iwacu ubu, ni Kayonza, i Rukara, ariko navukiye mu majyepfo, ego, ahantu bita Igitarama, Mayonzwe, niho navukiye ngeza nk'imyaka 10. Imyaka 10 nibwo tuje twimukiye nyine Kayonza, niho nakuriye, niho nigiye. Yego nyine nza kuza i Kigali, ariko ubu nyine ntuye i Kigali kabeza. Wenda Rosine, usibye kuba ukina filime, wenda nk'ibindi bintu ukora n'ibiki? Nta bindi nkora keretse ibyo nigaga narangije, ubu ngubu ndimo ndakora filime gusa, ndimo ndakina filime. Ego. Yes. Ese buriya filime ni umwuga umuntu ashobora gukora ukamutunga, cyangwa se ni umwuga nyine umuntu yafata nka accessoire wo gukora wenda mu gihe adafite ibindi bintu ari gukora? Filime ni umwuga ukomeye cyane, nk'uko ubona umuntu abyuka akajya kwicara mu biro, agakora muri banke, akazi gatandukanye company runaka. Niko gukina filime bimeze, kuko urakina ugahembwa, kwikorera niyo bintu bitandukanye. Wenda wazabushoboye neza ukaba nawe wakinisha amafilime. Ya filime ni akazi gakomeye cyane kuko kabamo amafaranga. Yego. Ukeretse wenda tugendeye hano mu Rwanda iwacu bitaratera imbere cyane ngo bigere ku rwego rukomeye, umukinnyi wa filime nyine abafite wenda ibintu bihambaye nk'umukinnyi wa filime, ariho wenda kura muri sinema nyine. Ariko gukina filime industry yacu turayibona ahantu hakomeye, so ntibizatangaza abantu cyangwa n'abantu babyumve yuko gukina filime ari akazi nk'akandi kose mu minsi mike yabitewe n'ukuntu uyu mwuga uhagurukiwe kandi urimo ushyirwamo n'imbaraga. Mu gihe kiri imbere sinema iraba ari ikintu gikomeye cyane hano mu Rwanda, cyangwa abantu bamaze kubona ko ari akazi nk'akandi kazi kose, ari ibiro nk'ibindi biro byose. Yego. Ese usibye wenda impano yo gukina filime wisanzemo ukanabyinjiramo, hari iyindi mpano wenda waba ufite? Kuko umunyempano hari igihe usanga abumbatiye nyinshi. Okay. Sindazisobanukirwa neza. Nta ndasobanukirwa neza. Agukina ndabikunda, nabasha n'aba director, na directinga filime, mfite certificate yo kudirectinga, nakina filime. Yego. Nanandika. Ubundi mu ishuri wize biki? Nize lettre. Wize lettre? Yego. Ni ukuvuga wize indimi n'ubuvanganzo cyane. Akenshi abantu biga lettre bumva bashaka nyine kuzaba nk'abanyamakuru cyangwa se abantu basemura. Yego. Wewe ujya kwiga lettre wumvaga ushaka kuzaba iki? Numvaga bishobora kuzamfasha kumenya indimi, kuko n'ubundi no career yanjye cyane kuba ubaye uzi indimi byagufasha. Ariko wenda ibyo nabitekerezaga ko natekerezaga n'akazi. Yego. Indimi numvaga ko biri kose zizamfasha mu kazi kose nshobora kuzakenera imbere. Hari abantu benshi bagira impano bakumva baranashaka yuko bizaba umwuga, bizaba akazi, ariko bikabagora ntibabigereho. Weho wabigezeho, ni nk'irihe banga wasangiza wenda abandi bantu bafite impano bumva bashaka ko bizababera akazi? Mpamya ko iyo ukunda ikintu kandi ukeneye ko kiba ikintu gikomeye kuri wowe cyakubera ubuzima bwawe bwa buri munsi, uragikora uko byaba bimeze kose, nta gucika intege. Urumva kwinjira muri sinema nari mfite ibindi nakoraga hano i Kigali, hako nyine ntarabona uburyo bwiza bwo kuba nayinjiramo. Ariko naragerageje nkajya mu inshuti zanjye zikamfasha, bakamfasha gushaka ahantu hashobora kuba hari casting, kuko niyo mbarutse yo kugira ngo ujye muri sinema nuko ushobora kumenya ahantu hari casting, ukagenda ugakora casting, watsinda ukagikina filime, utatsinda nyine ukihangana ukazakora n'indi, kuko uba wagize connection umenyana n'abantu batandukanye, ukagenda bakubwira uburyo ushaka kwitabira ama casting mpaka igihe naje muri sinema, ninjiye muri filime ndakina.
so umuntu wari we wese ukurikiranye indoto ze akazikurikirana neza nta kimuvangiye agakora uko ashoboye kose indoto zawe zigeraho uko zaba zimeze kose kandi ukazikurikirana ukazigeza aho ushaka kuzikugeza umuntu akwitegereje nta make up nta make up ufite yego kubera iki umuntu nyine w'umukobwa uri digital uhora mu mashusho kuba nyine nta make up nkunze n'amafilime yawe menshi narayakurikiranye nta make up ufite ndakuba ndi naca meze gutya nta kintu nisize mba numva mpagije mba numva nta mpamvu yo kwisiga yego nta na rimwe wenda bijya bikuzamo ngo uvuge ngo uyu munsi wenda reka nshyireho habe na gatoya kangana gutya kwisiga ntabwo ari ibintu byanjye mba mbona hari umwanya bifata mba mbona ngiye ntavamo mbona ari byinshi kandi nta mpamvu wisiga ayo mavuta Nivea ni ukuvuga ngo nta pudre ntaki oya fondo de mba nyifite ariko no kwiteraho gusa kubicyokere wenda iyo mbona izuba ryabaye ryinshi ariko make up ntago ari zanjye sinzikunda ariko habaho n'abantu bazikunda nyine akaba atava mu Rwanda atite make up ariko jewe sinzikunda pe nta mpamvu cyane nazitera ni iki kikwibutsa ubuto bwawe nuko kera nakubaganaga kandi nkagira impuhwe nyinshi narakubaganaga cyane ariko nk'iyo nakoraga ikosa rikangusha mu kibazo nagiraga ubwoba burenze abandi bose cyangwa n'abandi kumwe n'umwana twakoranye ikosa nkabona biri buvemo ko badukubita cyangwa ko batutonganye nkumva mugira impuhwe cyane nkumva nyine ndababaye cyane mbona nakoze amakosa nagiraga ubwoba cyane kera kandi narakubaganaga cyane wenda umuntu wakubaganaga bijyana n'inkoni cyane irihe kosa wigeze ukubitirwa na n'isa ukibuka twese tugiye gutashya twabaga turabana nyine benshi nko mu 10 n'abanga aho ngaho twabaga turi benshi muri weekend tukajya gutashya tugiye gutashya ahantu mu gitondo cya kare duca ku membe ahantu iri hagati mu murima mu bishyimbo twamanuye imiwembe wandi kandi itarera turakubita n'ibiti ibintu byose turabimara hasi ibishyimbo turakandagira twebwe turapakira imipira yacu turagenda turasenya tumaze gusenya twananatinze twatashye mu masaa 10 umva nakavuyo k'abana twasenyaga kure inkwi nyine kuzibona ntago byaga byose ntago twaga tuzitemera nago tugiye gusenyamo tugenda turasenya n'imiyembe yacu turataha ko twaga tujyanye niyo tuzatara so tugeze mu rugo rero nyine umurimo yaje kutwihaniza bakubise umwe bako mubimenyereye nitwa Bazongerera Rosine tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ariwe mugiye kubona so mukanya muraje mukurikire katunye mu matangazo gatoya nuko Rosine apresenta nuko presenta nk'abantu b'inshuti zawe ni nk'ikihe kintu bakuziho abantu mubana buri munsi ikintu nyine bahuriraho wenda umuntu ashobora no kutabikubwira ariko akabivuga ku ruhande ukabyumva ahantu ndi bwite ntabwo wajya apfa kubirunga ntabwo abantu babo bakunze kuba bacecetse kera nakubaganaga wenda ubu sinabyita kubagana aho nkunda gutera story nkunda kuba abantu baba bishimye iyo abantu batishimiye nyine mbona abantu bacecetse cyane mba numva ko bikosa ari ikibazo so mbona abantu bameze neza bishimye mba numva ari amahoro yanjye ndabikunda cyane nkunda kubona abantu bishimye bivuze ngo ukunda kuderanje mu magambo makeya bishobotse ngira ngo niko twabyita ndakumva abantu barimo baseka abantu bari hamwe bose bacecetse mbona bafite ikibazo so babaye barimo baseka baganira batera story mba numva biryoshye kabisa nanjye ntera story bagaseka mba ndi mu mwanya banya wenda Rosine nabonye ishenete wambaye iriho ikirangantego cy'u Rwanda kubera iki abenshi bashyiraho amazina yabo amazina y'abakunzi babo kubera iki wahisemo kwambara ikirangantego cy'u Rwanda ni necklace nakunze nyine kuko hariho ikirangantego cy'igihugu ariko zakozwe na Agaciro Development so narayiguze nyine kuko yari iriho ikirangantego cy'igihugu numvaga nyine ndi proud yabyo y'igihugu cyanjye numva kwambara necklace iriho ikirangantego numva ari sawa ndayihorana cyane ndayikunda uri proud y'igihugu cyawe ariko se ntago wenda hari abantu benshi bagera nko hanze y'u Rwanda bakumva yuko nyine bagomba kubayo batazagaruka mu Rwanda kuri Rosine ufata icyemezo cyo kwambara ikirangantego cy'u Rwanda mu gatuza iyo ngingo wayitekereza iki njye undi igihugu cyanjye nkunda mu Rwanda ku buryo nkeka ko nta handi hantu ushobora kujya kuba
mpaba ubuzima bwanjye bwose okay natembera nkagera nkasura igihe runaka ntazi ko kingana ariko ntabwo nshobora guturayo nkunda nyine hano mba numva nahatura igihe cyose so kwamara ikirangantego nacyambara niyo nabandi he nta kintu byaba bintwaye nta kintu like numva u Rwanda ari rwiza nabyishimiye ndi umunyarwanda ni igihugu cyanjye mba numva rwose nta kintu wazumbwira ubushize hari topic twari turi kuganiraho y'ukuntu nyine umukobwa aba afite nka famiye wenda idahambaye famiye twavuga yuko wenda ikennye iciriritse iri moyenne ariko ugasanga ari proud yo kuba umusore yamujyana akamugurira ahantu buffet ibiryo ipura y'ibihumbi 25 akumva ari fier yo kurya iyo pura akumva biramunejeje kandi abizi neza yuko 25 iwabo ashobora kuba batunga ukwezi ibyo bintu wowe ubitekereza iki nk'umukobwa okay naje ntabwo nakuriye muri famille ifite wenda amafaranga menshi kambivuge gutyo ariko kuba umusore wenda yansohokana akagenda akangura ibiryo bihenze cyangwa akantwara muri ahantu harenze kwa n'amafaranga ye ntabwo ngiye bukene bwanjye nshobora kubuzana ku nshuti yanjye wenda ngo agiye kungura mvuge ngo hoya hari ahantu harahenze bimeze bite none se we aba yari hasanzwe yiyakirira n'ikibazo nagenda nyine ngiye biragoye wenda kuba namutera nkamutwara aho hantu kuko ndaza ayo mafaranga ko ari menshi kuri nyefite ibintu byinshi wenda nayakoresha natwara namujyana ahajyanye n'ubushobozi mfite urumva nabo bayanjyanye ahantu ubushobozi afite so nta kibazo byaba bintwaye kuko nanjye sinjye wanga kugera heza aho heza ngiye nkajya abaho bridge ari nk'umukobwa muganira kuvuga ati ngiye nsohokera convention center aba yari amafaranga biratandukanye cyane wenda biterwa wenda n'ukuntu mu mufuka umuntu yumva ameze cyavuga atoke kuri iyi nshuro nanjye kangende nihe ndira ahantu heza nkwera ahantu heza nayo numva ukuntu bimeze mufatire mu cyo numva uburyo bimeze kwatanze ubundi akakujyana ahantu harenze nyine ukemera nawe ukagira ariko wayibona bije rwose udahagije jewe nakigira no muri quartier nta kintu byaba bintwaye ubundi iyo umuntu akwitegereje abona kubabara kwawe ntago biba biri hafi ubundi niki kintu gishobora kukubabaza ko kukababara ku buryo n'umuntu abibona ngiye ikintu kimbaza cyambere kumva kirankomerekeje n'umuntu mbeshye umuntu mbeshye arankomeretsa cyane like nta muntu mbeshye umuntu mbeshye mbarumva yanangambana wowe ntago urabeshya kubeshya bisanzwe wenda byoroheje cyangwa hari ikintu wenda umuntu ashobora kuvuga abeshya ariko kumva ntibikaze wenda no kuganira ariko icyo umuntu ashobora kubeshya ikintu gikomeye n'undi kizakuvuna mu mutima igihe kirekire nyine akakubaza igihe cyose cya kintu kizaguhora mu mutwe ariko igihe umuntu ashobora kubeshya akantu gasanzwe ariko hari umuntu kubeshya ikintu kizagukomeretsa igihe cyose buri uko uzajya wibuka ko yakubeshye bigajya bihora kubaza so umuntu mbeshya aba amenye umutima cyane hari umuntu wenda wari wakubeshya barakubeshya umwe niwe wambeshye cyane urumva umuntu ibyo ndi nakubwiye ntago nyine umuntu uko ahuye n'umuntu wenda kubeshya ni ibintu bisanzwe abantu benshi wenda barabeshya ariko umuntu kubeshya ikintu kikaguhora ku mutima so nagize umwe mu buzima wambeshye ariko ni nk'iki yakubeshye nimba atari ibanga okay reka mbigire ibanga please utanzakibabwira wenda ufite umukunzi yego namufite amufite yego ni nk'ikihe kintu wenda cyatumye wumva yuko ari ugomba kuba umukunzi wawe ari cool arasabana mbona atabangamiye abantu nta nubwo yiyemera anakunze n'Imana kandi ntambangamira hari ikintu abakobwa mukunze kugarukaho ngo umusore ngo ukunda Imana cyangwa ibintu nk'ibyo ukunda gusenga ubundi umusore ukunda Imana cyangwa ukunda gusenga niwe musore ushobora gukunda by'ukuri cyangwa wenda niwe musore uba ufite imbaraga zo kubaka urugo ni umusore utandukaniye he n'abandi umuntu wari wese uretse n'umusore ukunda Imana cyangwa utinya Imana hari n'icyubahiro abaha abantu hari n'ukuntu aba yibashye ariko umuntu utazi Imana cyangwa wenda umusore utabishaka kubikozwa hari n'ukuntu yitwara muri societe n'ukuntu yitwara ku nshuti ze nawe hari uburyo ubona yarengereye ibintu yabigize birebire kuri we nyine ukabona ntabwo yitwara neza uko biri kose imico ikaba yakubangamira ukimubona ariko umuntu uzi Imana mo ntabwo mvuze umurokore wa undi w'imbere urara mu masengesho akirirwa yoya umuntu muri we kabisa wumva atinya Imana hari ukuntu ubona nyine yitwara hakuntu niyo yagwa mu kibazo ukabona hari uburyo abikoze nubwo yagenda ukabona hari uburyo nyine
yifashije muri we so ntasebe cyane so uwo musore rero nyine aba ari sawa. Urukundo n'amafaranga ubihuriza hehe wowe? Urukundo n'amafaranga biregeranye. Byegeranye gute nyine? Byegeranye gute? Urukundo nyine ruri imbere ho gato ku mafaranga ariko amafaranga aza kurikira. Impamvu urukundo abantu bakundana baba ari abakene cyane n'ubundi bagira ibibagusha byinshi cyane. Wenda umukobwa w'umukene agira ibintu byinshi bimugusha. Wenda nshaka kuba ndi umukobwa ndi umukene mfite sheri wanjye nawe umukene sinzigera wenda njya muri salo wenda ngo nshireho imisatsi wenda imeze neza cyangwa iki nambara ipantaro nziza nambara ikanzu nziza mfata ishakoshi nziza ngire nte kandi sheri wanjye nawe ntabashe kubingurira. Noneho sheri wanjye nawe ntazi yambaye ipantaro nziza ntazi ajya yambara urukweto rwiza nyine abaraho nyine asanzwe twese nyine ntacyo twimariye neza nta kintu twese tuba twimariye neza. Ni hahandi wa musore atangira kubona sheri we wenda imisatsi idakoze kandi ntibuke yuko wenda ari kubera ko nta mafaranga bafite ngo bayikoreshe agatangira kureba umukobwa uri ufite amafaranga agatangira gutekereza ngo uriya mukobwa niwe mwiza kurusha sheri wanjye kandi ari ukubera we abasa neza nyine aba yisize amavuta wenda meza yambaye neza yakoresheje imisatsi imeze neza nyine umukobwa akagira neza. Uwo musore agatangira gutekereza ko sheri we wenda we atari mwiza cyangwa umukobwa agatangira gutekereza akavuga sheri wanjye wapi nta kigenda abandi abasore inkweto baba bambaye nyine ashobora urukundo rutarimo wenda n'udufaranga na duke ruba dufite impunye ntabwo ruba ruhagaze neza cyane. None se hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde ubutegetswe kumera neza cyangwa kugira amafaranga? Wagira muri bose mba numva abaye akunda mugenzi we nta kibazo kuko ari umukobwa yafite ntacyo umukobwa atakorera umusore akunda abaye yafite amukunda ntacyo atamukorera pe nawe afite nawe mugura imodoka yayimugura nta kintu byaba bimubwiye pfa kuba ari proud yumva mukunzi. Reka dutange urugero kuri Rosie washaka umusore w'umukene tuvuge urakize n'ubundi ukina filime uri umustar ukorana n'amafaranga menshi sibyo washaka wakundana n'umusore urusha ubushobozi mu buryo bugaragara? Namukunda pe njyewe umusore numva nta kintu ntwaye ngiye neza ukunda ibyo nkora muri make ukunda akazi kanjye katamubangamira unkundira ukundi njye mfite amafaranga nta kintu ntamuhereza byose gufatwa sha oya nuko yamaze gufatwa niyo mpamvu mfite sheri ariko ntago ndamenya ngo wenda niwe wanje wa burundu ko ntaranyambika impeta sindabana nawe sindi umugore wo mu nzu so wenda ntumenya ariko je ndamutse mfite amafaranga sheri wanjye atayafite abaye nkunda nanye mukunda mbibona ka nkunda atari bino utamenye ukuntu biba bimeze nje mfite amafaranga nta kintu bya bintwaye naba numva nanatuje cyane. None se ubundi Rosie myaka 24 ntago ari mikeya ubundi buteganya kurushinga ryari? Imyaka 24 ko nta nubwo ari myinshi kandi sini ngiye mfite n'umwana so ndacyafite inshingano zo gukurikirana wenda bizazira umugabo ngamushaka nzamushaka nazampropoza nzamwemera ariko ntago ndamenya no ryari ariko ufite umwana nabyo narinze ufite umwana w'imyaka ingahe? Imyaka 4 ni mukuru cyane. Se umwana wawe ni umukobwa n'umuhungu? Ni umuhungu. Umwana wawe afite imyaka 4 harya arumubwiye n'umukobwa cyane umuhungu? Ni umuhungu yitwa Mugisha Prince. Mugisha Prince. Yego. Ni iki wenda nk'umuntu ufite umwana uri proud kuko hari abantu benshi baba bafite abana ariko kubera yuko wenda bakiri abakobwa cyangwa kiri umusore akumva ntari na proud yo kuba yavuga ko afite umwana igihe kinini ugasanga aragenda bihakana ashaka donc kubikwepa. Wenda nkawe umwana wawe ibyo byose uri proud ye niki kigushimisha ku mwana wawe? Nkeka ko ari amakosa umuntu kutaba proud cyangwa kuba atishimiye umwana yabyaye kuko inzira zose baba baramubyaye mukoza bazimese kose n'umuntu waremye nta kintu wamukorera kandi abagukeneye ni wowe mubyeyi we ni wowe atezeho buri kimwe muri make ni wowe uhagarariyeho so uwo muntu utamwishimiye ngo nawe ajya bibona ko mwishimiye n'igihe icyo cyose yakurana upfunwa avuga ngo mama ntiyankundaga papa ntiyankundaga gasanga byamuviramo wenda n'ikibazo akuze ariko jewe n'ubusanzwe nkunda abana ntaranabyara nakundaga abana numva nishimiye abana wenda biterwa ku mugani n'ukuntu wenda imosiyo z'umuntu ziba zimeze yakuje nkunda abana noneho cyane uwanjye cyangwa umwana numva naba nabyaye ni nk'ihame ni nk'itegeko kumukunda no kumwishimira no kuba kabisa numva ko inshingano zose n'igihe ugomba kuzubahiriza kandi
ari ibyanjye nyine ari njye muntu hashingiyeho kandi ari njye ugomba gukora buri kimwe so ndi proud ye cyane ntitaye kuri kino na kiriya nzi ko ari umwana wanjye nk'uko iwacu bambyaye bakandira bakankuza bakabyihanganira ibyo byose nanjye nzi ko ngomba kwihanganira aho nzabyara bose ntazi umubare nkabihanganira bose nkazabarera bagakura kandi nkabarera neza wumva uzabyara abana bangahe ntabwo mbazi neza kubera yuko ntaramenya nyine icyifuzo cyawe okay wenda bashobora kuba 3 cyangwa 2 nkuko wenda ashobora no umugabo wifuza kubyara 8 ntabwo imibare ntabwo ari sawa neza ntabwo imibare twahuza neza ariko barakubwiye wenda barakubwiye baraguhamagaye barakubwiye tugiye kuguha umwanya muri government niyihe position wahitamo neza no kuntu umuyobozi wanjye no kumva ko ari we role wanjye kuko hari icyo yakoze kinini cyane yakoze ikintu gikomeye cyane n'undi wari we wese yumva yishimiye kandi ari proud yacyo afite ababyeyi afite mama uri umwana wakangaye mu bana bangahe ndi umwana wa kabiri ariko kwa papa na mama ndi umwana wa kabiri ariko mbanziza yarapfuye yapfuye akiri muto cyane ubwo nyine ninjye mukuru yego tuwa kabiri uyu munsi ni nkaho wakitinga nk'imfura yego iyo wicaye uba wumva ari nk'izihe nshingano zikomeye ufite ku muryango wawe hafi ya zose uba wumva ari wowe uzifite umwana wawe murabana abana na mama wanjye wenda Rosine mu buzima busanzwe akunda kurya iki akunda kunywa iki ndakurya imbuto cyane zirandyohera inshuro nyinshi ndazirya amata nkunda kunywa amata niyo ngize imana hakubitana n'igikoma ndi igikoma nubwo narabyibushye cyane nk'umuntu ukinywa ariko iyo ngize imana hakubitana nacyo ndakinywa ndagikunda ukunda kubyibuha oya ubu ngubu ufite ibiro bingahe mfite 50 njyana 23 gutyo 52 simeruka kubyipimisha uba wumva nk'ibiro wowe ushaka ari nk'ibi n'ubundi naho birenze byaba nabaye munini ngira ngo ariko ibiro ntago cyane bigendera kuko umuntu angana haje uri munini ufite ibiro bikeya iyo uri mutoya ufite ibiro binini byinshi so umuntu ukora siporo cyane akunda kugira ibiro byinshi kandi nkora siporo so sinzi ibiro nagira ariko kuba munini ho ndakuba ndinganiye wenda bibaye wenda tugenda wenda tugana ku musozo hari nk'utuntu abantu baba bagenda bibaza uri gukora uri gukina filime ugaragara mu maproje menshi wenda ufite n'iyindi mishinga ya ku ruhande tatubwiye ariko ibyo byose iyo umuntu ari gukora aba afite ikintu ashaka kugeraho ubundi gukora kwa Rosine arifuza kugera ku ki muri industry yanjye ndifuza kuba umukinnyi mwiza paka nzageraho igihugu cyanjye wenda navuga ngo kinyishimiye cyangwa kibona ko hari umusanzu natanze ku gihugu cyanjye kandi binashobokeye wenda mu minsi iri imbere ntangira guproducinga filime zanjye ubona uzabinyuza mu zenzero nyine nzabona amafaranga nzakina mbona amafaranga guhita ugenda umenyana n'abantu nyine barushijeho kuba wenda bagufasha so ibyo byose birimo biragenda biza gake gake kuko igihe nzabigereraho ntangire nanjye gukora ibyanjye ushinge kampani yawe cyane bikomeye wumva nko mu myaka yenda tuvuge nk'itanu iri imbere Rosine azaba ari muntu ki azaba ari hehe azaba ari kuri rwego wumva iyo uryamye ukabirota cyangwa se ukicara ukabitekereza uba wumva nko mu myaka 5 wifuza kuba umeze ute Rosine mu myaka 5 ni umustar ukomeye kuko nkunda umwuga nkora nkunda gukina filime nkunda gukora filime so niba imbere byiza nkakomeza nkakina bikampira nkazagera kuri izo nzozi nkatangira gukora izanjye filime nzaba ndi ku rwego rukomeye ntibizanagutangaza ndi Hollywood ati ndi Hollywood cyane ni inzozi zose kandi inzozi iyo uzikurikiranye uzigeraho none se umunsi wawe ubundi ubuteye ute tuvuge umunsi wawe guhera mu gitondo kugeza usubiye mu buriri mu gitondo iyo ntafite akazi iyo ntafite shoot ndabyuka mu gitondo ngasenga nkuko bisanzwe iyo mbyibutse Hasinjye ubyibagirwa. Yes. Aho njye kuryama sinyambyibagirwa. Iyo mbyutse nkunze kubyibagirwa bitewe na gahunda ziba zifite z'umunsi.
ariko njye kuryama sinyabyibagirwa basi mvuga n'amagambo make ashoboka ko nkasenga nkanywa amazi namara kunywa amazi nkabyuka nkareba ukuntu haramutse hanze mu masaha makeya nkaza nko kunywa nk'icyayi saa sita nkarya ibiryo saa 11 saa 12 nkajya muri siporo Hilltop muri gym nkakoraho gake izo nshoboye nkataha nkaruhuka cyane hari filime nkareba filime nkora chat nda social media nkachatinga n'aba friends nkumva ibintu byaryoshye. Kubera iki ukunda social media? Nyine ndeba haye ibintu bitandukanye, ndeba abastar nshaka kureba, ndeba ibintu byinshi. Mfite telefone, mfite smartphone, so kuri iki gihe kintu wajya njya kuri YouTube nkasacinga ibyo nshaka kwiga kumenya, nkiga ibintu bitandukanye, nkareba short movies, nkareba filime zigezweho, nkareba abastar bagezweho, nkareba ikombe babonye. Ibintu byinshi cyane. Reka tugereranye tugana ku musozo. Ubundi Rosine nko mu cyumweru ateretwa n'abasore bangahe? Gishana no kurangira ntawe. Nko mu kwezi. Ntabwo nabimenya ko ni bake cyane, ntabwo nese bankura he. Nuba kuri social media se? Kuri social media se umuntu aza kandi kenyera ko ndagukunda, nkunda filime zawe. Navuze gutereta. Kuneta mbwa udukundane se njyewe inshuro nyinshi boyfriend wanjye mba nanamuposting. So abatipe benshi usanga nyine baba babyihanganiye ntibanirete. None se cyangwa naba ntanabikoze ugasanga nyine uyu munsi ufite boyfriend. Ariko ari nk'umukobwa nyine nk'iyo umutipe aje kumutereta hari ibintu abanza kumuteguza akamubwira ati nimba wakwihanganira ibi sava nimba utabyanganira rwose nta kintu mwijeje. Wowe nibihe byibanze usaba umuntu uje kugutereta ko nimba ashaka ko mukundana agomba kubyihanganira? Njyewe ntabwo umuntu yabwanze nkuterete ngo nemere. Donc ariko umuntu ntamubonye ntamubonye first mbanze mukunde physical. Ntabwo nabandi bumukunde. Niyo yafite ibiki ntabwo je nabandi bubikunde. Ati physical. Njye nakunda umuntu physical. Naba gukunda physical nzikindi mind yose nshobora kuyihindura mu buryo bwanjye. Wenda ko naba nkeneye ko ibintu bigenda barumva ibintu byose bindi byahinduka baya nkunda. Okay. Ariko ubundi nakunda physical ubundi ukunda sinzi boyfriend wawe sinzi kameze. Ubwo ndi aba muzi mbamenye ngo physically Rosine akunda abasore bameze physical ukunda abasore bameze gute? Umusore wambaye neza kuva hasi kugera hejuru. Nyine uzi ko kwambara si physique. Nyine ugaragara neza uzi ko bari mu bantu. Unanutse muremure mu uko yabangana kose ntago ibyo njya mbyibuka. Nje pfa ko nakunze ukuntu asi nyuma aberewe n'ukuntu arimo avuga cyangwa aganira mu bantu, ukuntu arimo yitwara muri societe cyangwa ahantu ari uko bimeze kose. Ibyo ngibyo ushobora kubona niyo namona ari wenyine nkabibona ko twari umuntu nkeneye ngira ngo cyane akenera.